ko wari umunsi wa mbere w'amashuri ndetse habura iminsi 280 kugira ngo tugire gute dukore ikizami cya mbere cy'iki gihembwe. Arimo kariganiriza mugenzi kagiraga intego nyinshi. Asa naho birimo biragenda bimpira, kwiga biragenda neza. Wenda n'abamfasha bazani bandi bose mbafite kubashimira uko batuma ubuzima bwanjye buniryohera. Niziyaho dutangiranye. Sinihehe nabika kano gatabo kanje aho batazakiba. Genzi byacagamo byose yagendaga byandika muri kano gatabo. Kara gatabo k'ingenzi mu buzima bwe. Agatsimba hakunino hano uratekanye sha baby. Ni kakananga. Do araryama. Yibanira na se bonyine. Nyina yitabye Imana sasa uko aryamye agira ibimuza mu mutwe byo mu myaka ya kera. Ntazi ngo biza gute bigenda bite. Ndetse muri iyo myaka abayibonera Zuwo wa musore kwereka nyuma cyaje yuko ninja zibateye yamaze kumutabara. Yamuzanye hakunino. Ariko muri iyo myaka koko yari afite imbaraga. Yakubaho hano uratekanye. Aramushimira. Urakoze kuba ntabaye. Nanjye mfite uburyo nanazagutabara. Karikoroza. Sawa ndabyumva. Ufite kunyishyura umubiri wawe. Uve. Byiza. You could pay with your body. Wanyishyura ukoresheje umubiri wawe mwana. Ngwiki? Mubiri wanjye? 你今天看见我追小偷 我还撕了你的裤子，你是不是觉得 urabizi buri gihe ibijura biragukurikira nkagutabara nkitwara neza ndi umwana mwiza ntago meze nkawe urikunda 在下知道姑娘是位好人 erega ndabizi ufite umutima utandukanye umutima mwiza 那我帮你疗伤 ereka ngwino njya kukuvura igikomere cyawe ngwino muzana hano aza kumuvura Genzi aya mashusho amuzamo buri uko aryamye mu myaka yacu ari kumuvura do ayiwe nibiki mbonye ni izina ry'Imana arabyuka Yakasani we karajagaraye yambara ikoti aratoroka atorotse yaje muri alimentation hafi aho amusangayo arinjira mu masaha y'umugoroba aza yomboka ziya we hari ikintu ushaka karitsimba kamutera umugongo sinzi ko kaje gushaka iki hano agura two kurya twari twashize 10块钱 ni 10 sha wishyura isakasatse asanga nta n'igiceri nta n'igi toboye Nyagasani yarabibona ni zawo ni zuwo araza ashyira bike hano n'amafaranga ndamwishyuriye oya ntago anyishyurira oya ntago yanyishyurira ntago ndimo ndihuta ariko nyine mu maso yawe haragushinja ko nta mafaranga ufite birasa naho nyine byihutirwa baramugarurira karakema karirukanka barakishyuriye naho nawe yaratuye hafi aho n'izuwo ari kaje kugura isabune nako ese guteza uwo yambona ko komeze kuriya nakubiswe nta nayo kwishyura mfite nkajya ahantu nkamusanga nanone nkongera nkamubona mu ishuri mu gitondo nimugoroba mu maso yanjye imbere yanjye kuri gate ijya kwinjira mu ishuri birasa naho nyine nanamusanze muri supermarket uyu munsi ariko se nibiki kuko biri kujya mbere muri iyi si karibaza biragacanga Mana Nyakasani kamesa n'umujinya
tugaruke hakuno ino. Uyu yahoraga agura utubike, yari umwana wo mu ngagari. Yagendaga akagura bike akayizana akayishyira mu zindi bike z'ubwoko bumwe. Ntabwo nzi ngo izi bike zimaze iki. Isavayo isa n'ingagari, isa n'umugaga, n'umukiru yaramwumva. Aza kumureba. Papa, uragarutse? Ani, yitwaga Zuo Ani. Ufite kuvugana nawe, icara aho ngaho. Nawe yabanaga na se bonyine. Ani, kubera icyo utambwiye ibyabaye ku ishuri uyu munsi. Nta kintu cy'ingenzi cyabaye. Oya, ariko ufite kumbwira wenda kugira ngo uzajye muri university nzi byinshi byawe, nzi ukunda icyo wanga iki, ku ishuri witwara ute? Se ko urumva ko amakuru yo ku ishuri atari byiza. Ushatse kuvuga yuko umwana wagu muzehe nta kintu mujya muvuga na se, afite umwana umeze nk'ugukunda cyane. Ziyaho se niwe uvuga? Ziyaho niwe uvuga ngo nkunda? Kubera iki? Ntacyo. Papa, reka njye kuryama, nawe ufite kujya kuruhuka. Nawe ngiye mu cyumba cyanjye, ntacyo genda ujye kuruhuka. Buretse mwana wa, buretse gato tubanze tuvugane. Ani, maze igihe kinini ndi busy mu kazi, nta kwitaho cyane urabizi. Urumva nshobora kuba wenda ntumuhangayika. Nyoko yahoze yifuza yuko wajya muri Amerika ukajya guturayo. Ariko nubwo nyoko yahoze yifuza yuko wajya kwiga muri Amerika, gusa njye nahoze nifuza yuko waguma ku butaka bwakubyaye hano iwanyu. Wenda ukaziga muri Nandu Medical University. Yari university iba hariya, ukiga ibijyanye n'imiti n'ubuvuzi. Ariko mama wawe na Uncle Sani ni naho nabo bagraduate, niho batsindiye, niho barangirije kwiga. Ndabizi, ariko none ufite ikihe kibazo mwana wanjye? Ntacyo. Reka njye kuruhuka. Yenzi ngo nyina w'uyu musore yahoze yifuza yuko umwana yazajya kwiga muri Amerika. Ariko uyu musaza wakifuza yuko umwana yarangiza muri university ya Nandu yo mu gihugu cy'iwabo mu Bushinwa. Agafilime ngatuye abantu bose barebye Hello Mr. Gu bakayirangiza. Ariko ise aramubwiye ati umukobwa wa muzehe Gu afite ukuntu amukunda, sinzi ngo yabikuye. Ana yaje hano afata ikofi yiwe irimo akana k'agakobwa. Zuo Ani ati ufite gukora ibi ngibi, ufite kuzaba dogiteri ndetse ukaba umudogiteri mwiza, ndetse n'ibyo wateganyirijwe kuzakora n'ikimana yakuremeye. Ibyo yibwira. Tugaruke hano ku ishuri. Zuo Ani, abona Zuo Ani amuhamagara, akabona abandi bamuseka. Kurikira filime, akabona Zuo Ani agenda akavuza induru. Ni mu ishuri. Ahari hose abarota umusore kandi bigana mu ishuri rimwe. Hey!